icyubahiro ni cy'Uwiteka. Ikintu cyose cy'ubudehe waba urimo, icyubahiro ni cy'Isumba byose. Nigeze kwigisha abantu i Nyamata ndababwira ngo Imana ire mu muntu ishobora kuba yarizi ko, ntabwo mbizi ariko nabitekereje mu mutwe, ishobora kuba yarizi ko umuntu azagera igihe akayigomera. Kamabwira impamvu, nuko Imana yaremye umuntu imushyiramo vide, imushyiramo empty space, umwanya w'ubusa uzajya utuma yigarukaho uko byagenda kose. Sinzi uko yabikoze, yagira miliyari 100 muri we harimo vide ikeneye Imana. Yabatambuka abantu bose ariko muri we Imana yashizemo vide yo kuzajya yikenera. Tuzamure tuvuge uyu munsi nari nkunyotewe, uyu munsi nari nkutegereje, n'ejo tuzasenga no kuwa gatanu, ariko uyu munsi nari ngufitiye amatsiko. Mpamvu nari ntegereje uyu munsi suko witwa kuwa gatatu, nuko ngufitemo amakuru kandi ngufitemo akazi gakomeye nawurayemo. Uyu munsi rero nari nkunyotewe, nawuzukiyemo, nawiriwemo, mvuga nti haragera ryari ngo tuze mu materaniro, kuko mfite akazi nahawe n'Umwuka gukora, kandi ndagakora mu izina rya Yesu w'i Nazareti wapfuye akazuka, kugira ngo abana b'Imana bahabwe ubugingo, kandi kugira ngo abana b'Imana bahabwe amahoro ndetse menshi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rizaho ndi mu mwuka, numva ijambo rivuga ngo itangazo. Ikiyeme itangazo. Ikintu cyitwa itangazo kiba gifite ibintu bibiri bigikubiyemo. Rimwe riba rifite abo rigenewe. Hari itangazo ushobora gucaho ukarisoma ukabona sibu zawe ukarorera, ariko hari n'irindi riza ukavuga ngo ibi birandeba. Ikabiri ikintu cyitwa itangazo kiba gifitemo muri cyo ibintu byihutirwa. Manishi irambwira ngo uyu mugoroba hari itangazo. Basa Umwuka Wera ndayibaza ngo iryo tangazo riteye rite? Umwuka arambwira ngo abantu bateranye uyu mugoroba kuwa gatatu iri tangazo rirabareba. Tuzamurira Imana icubahiro. Reka mabwire, sinzi uko waje, sinzi nuko wararitswe, sinzi nuko wageze, sinzi nuko kuraritse, ariko uko waje kose kankubwira ijambo, ukuntu waje kose, ukuntu wisanze hano muri iyi sare, uri mu mugambi w'Imana. Ushobora kuba utabizi ariko uri mu mugambi w'Imana. N'uwakurarise ashobora kuba atabizi ariko yakoreshejwe n'Imana, kuko hari Imana igiye kuvugana n'ubuzima bwawe, hari Imana igiye kuvugana n'imibereho yawe. Ibintu nyoka atakubwira, ibintu so atakubwira, ariko Imana igiye kubivugana n'imibereho yawe. Wayihaye icubahiro ko yaturaritse. Imana ishimwe. Irambwira ngo nitangazo, kandi ndagerageza umwanya mfite kuwukoresha neza. Iryo tangazo riteye riti, Zaburi 119 umurongo w'126. Zaburi 119 umurongo w'126 irambwira ngo nitangazo, igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Imana ishimwe. Igihe gikwiriye. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, nibizavugwa niwabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuze bataravuga, kandi ikindi yakumenyukira imisoro ntambara bamukije ya Farawo. Igihe gikwiriye
ngo uyu mugoroba abantu bari buterane ubabwire ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka ku buzima bwabo kirasohoye. Iri tangazo igihe cy'Uwiteka ariko reka mabwire kijya kibaho. reka mabwire iri tangazo nta murozi waryica. Iri tangazo nta mudayimoni wariburizamo. Iri tangazo irambwira ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka ku buzima bwawe kirasohoye. reka mabwire baririmbyi tugira gusa baririmbyi tuzamurire Imana ituwe. hari abaririmbyi mwasenganye bagize igihe cyabo ariko namwe igihe cyanyu kirasohoye. abakobwa turi kumwe muzamurire Imana ituwe. hari abakobwa mwasenganye bagize igihe cyabo ariko nawe iki ni igihe cyabo. ariko ababyeyi turi kumwe muri kunyumva, hari ababyeyi munsi bagize igihe cyabo baranezerwa ku bw'abana babo, baricara baravuga ngo turishimye, ariko ngo ufite itangazo nawe igihe cyawe kirasohoye. barozi bagize igihe cyabo irabihorera. reka mabwire ijambo, ubundi ibihe byose ni iby'Imana, ariko ubundi Imana ibihe byose ni ibyayo, ariko igira igihe cyo gukora. abarozi ikabareka bagakora, ikabarebera hirya hariya, ikajya ikubwira uri gusenga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzakugarukaho ngo ufite ibambe. abarozi bakagira ijambo, abantu bakamanika amatangazo, abantu bagahaguruka, ariko abagize twavuze amina, abantu bakavuga. nkunda gupostinga ijambo rivuga ngo bihe igihe. wowe bihe igihe, wowe bihe igihe wisengere, bihe igihe wishakira Imana, igihe kizagera. nubwo umaze iminsi ufite ibibazo kandi umaze iminsi ufite ingorane, abantu babona ari wowe ukwiriye ndetse bakakuvuga uko utari, ariko burya bamwe iyo mirindi wumva niyo gutabara. aha ibyo bicura wayihaye icyubahiro. yego we izafata bigishyira hejuru, imivumo y'abakwa nizagufata kuko bazuma rimwe nizamurira icyubahiro nyir'icyubahiro adishime. reka mabwire iyo umuntu ataragera mu gihe cye abantu bagira ngo ntazi kwambara. iyo umuntu ataragera mu gihe cye manza bagira ngo ntuzi kujyanisha we, abantu bagira ngo ntazi kujyanisha, bagira ngo ariko reka mabwire igihe kima bagira ngo uri umuturage. iyo utaragera mu gihe cyawe bakagira bati ko bimeze kose ntabwo yamenya kujyanisha. iyo umuntu ataragera mu gihe cye abantu bagira ngo ntazi guteka. ariko ndumva nafashijwe. iyo umuntu ari mu gihe cye, iyo umuntu ataragera mu gihe cye abantu bagira ngo ntabwo uzi. tuyizamurire icyubahiro. mu yandi magambo iyo utaragera mu gihe cyawe baraguhinyura. ariko reka mvugire ijambo ngo Uwiteka ajya kubahinyuza. semeni amina. iyo umuntu ataragera mu gihe cye abantu bagira ngo ntabwo azi gutura neza. iyo umuntu ataragera mu gihe cye bagira ngo ntabwo azi gutegura. niko bimeze, kuko umuntu aba ataragera mu gihe cye. iyo umuntu ataragera mu gihe cye bibeshya imyaka ye, bakajya bavuga ngo afite ingahe, umwe ati njye mubona afite 35, undi ati warasaze wowe, kuko ari 65, undi ati warasaze. iyo umuntu ataragera mu gihe cye bakwibeshyaho, abantu bakwibeshyaho, bakajya bati wowe warasaze 35 yahe,
komona ari 47 ariko reka umuntu ataragera mu gihe cye baribaza ngo yarize cyangwa ntiyize ariko reka mabwire igihe gikwiriye cyo gukora kuwiteka kirasohoye. ariko reka mabwire mu kanya tugiye gukora akantu umwuka yarayanganiriza ni bande biteguye kwinjira mu gihe. It's a matter of time. Ni kumwe yavuze yaravuze ngo burya byose biterwa n'igihe cy'igihe cyageze. Iyo umuntu ataragera mu gihe reka mabwire ariko ndanezerewe ndi kuyireba. Iyo umuntu ataragera mu gihe bakwita amazina bakongeraho n'utuzina akaba amazina bagashyiraho n'utubyiniriro. aho wimukiye bakaguha iryaho 2020 ikaguha iryaho 2022 ikaguha irindi zina 2023 ikaguha irindi zina ariko do igihe gikwiriye cyo gukora kuwita. ariko ababyumva mwayikomeye amashyi kuko bahinduye ubusa imvugo yanjye. Mana ishimwe. Reka mabwire iyo umuntu buriya yarasenze cyangwa nigeze asenga. tuyizamurira icyubahiro twongere tuyizamurira icyubahiro. yarukijije hana mu maso ya mukeba we igihe kigeze timba kamusebya umwana w'umuhunga mwitasamwe zamurira Imana icyubahiro. yarukijije hana mu maso ya mukeba yajyaga kina kumubyimba kamusebya umwana w'umuhunga yarirahiye we yarirahiye Imana yarirahiye zamurira Imana icyubahiro. Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi kandi yizera maze igihe wadukemuze maze igihe mbwira abantu ku Imana ikizuka maze igihe mbivuga y'ukuri kuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga y'Imana uruhura barushe akaramu mahoro. Morodekayi yari yamanikiwe igituba cyo kuranga Imana nayo yari yateguye ifarasi yaguhekwaho birategekwa bamutabagiza bamusebeje bagize niwe Morodekayi yari yamanikiwe igituba cyo kuranga Imana nayo yari yateguye ifarasi yaguhekwaho birategekwa bamutabagiza bamusebeje kandi bagize niwe yarirahiye Imana yarirahiye Imana yarirahiye yavuze ngo icyubahiro cyayo itazagihundi kandi ntizabera kw'izina ryayo ntigupfa. Sema haleluya haleluya sema haleluya 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 dore n'itangazo ijambo niriya dore abazimu barisome abarozi barisome abanyeshuri barisome abatarabyemeye barisome. Nyagatare barisome i Musanze barisome i Kibungo barisome amajyepfo barisome amajyaruguru barisome.
haleluya 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 barongera kukuvuga iki ko ngiye kuza bahita mbaka ijambo warababaye warababa urihangana cyagiye urasuzugura natuka baguhinduye umusazi w'ibitaramo barongera kukuvuga iki ko ngiye kuza bahita mbaka ijambo. reka amabwire iyo umuntu yasohoye mu gihe cye mu kanya tugiye gukora ikimenyetso cyo kwinjira Imana igiye kutwinjiza muri time it's your time babisanga babihakana ariko ni igihe cy'urugo rwawe ni igihe cy'abana bawe ni igihe cya bizinesi yawe ni igihe cya success yawe kubera Imana haleluya haleluya ni igihe reka mabwire ijambo rimanutse mwinjire kabisa mwinjire kamabwire ijambo igihe kirageze ngo nabo bagushagare igihe kirageze ngo nabo bakuze inyuma igihe kirageze ngo nabo bakuze inyuma iyo umuntu yasohoye mu gihe cye ikintu cya mbere kimubaho igihe kirageze ngo nawe bagusure reka mabwire iyo nawe umuntu yasohoye usurwa ari iyo umuntu yasohoye mu gihe cye iyo umuntu yinjiye igihe mu gihe kirageze cye ngo nawe bagutumire iyo umuntu yasohoye mu gihe cye ikintu cya mbere kimubaho arakenerwa nawe baramukenera kenerwa gusa uzi gusaba uwo wimye n'agahinda uzi gusaba uwo wimye reka mbabwire mugiye gukenerwa bazabyirengagiza ariko nta wundi bafite wagira icyo abamarira uretse wowe bazabishyira kure reka mbabwire mu gitabo cy'abacamanza igice cya 11 harimo umwana w'umusore witwa Yefuta se yitwaga Gereyadi yamubyaye ku ndaya Yefuta avutse aba ikibazo mu rugo rwa Gereyadi atangiye kubyiruka mukase ariwe mugore wa Gereyadi ajya inama n'abana yabyaye ngo birukane Yefuta kugira ngo atazagabana n'abana b'umugabo bajya inama barabyuzuza tewe yaririmbye neza bajya inama nawe wasenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye bose zirashonje havamo atabarwa bareba bose babireba tuzashima Imana bose babireba icyubahiro cyawe ukirihe bakureba baramwirukana baramubwira ngo Yefuta nta mugabane ufite hano toka ngo ari ku kuboko kwiza kw'Imana ngo gusohokana nawe kagenda karira kavuga ngo ndapfuye ariko umwuka agenda akabwira ngo siko bizaba kubantegereza aho uzakorwa n'isoni kereka uzaza mu isezerano ari nta mpamvu kagenda umwuka akabwira ngo ni njyewe ugira icyo ndema gahungira mu gihugu cy'Itobu igihugu cy'Itobu cyari igihugu gikomeye kibamo amaganga n'imitwe y'iterabwoba myinshi kagezeyo gakora imyitozo Yefuta aterura ibyuma Yefuta yiga imyambi Yefuta yiga gukinga ngo Imana imuha kuba umunyamaboko umva ijambo arangije ngo ashakisha abana b'abasore ba mayibobo za marine ababyeyi bataye arabavuga ngo nimuze dukore igisirikare ba data na ba mama baratwanze mureke dukore igisirikare tuzirwaneho abana bakora igisirikare Yefuta amenywa n'abami kafite igisirikare prive abami bakajya bamukodesha nko mu missionary mashinari wo kujya kurwana iwabo abamwirukanye baza guterwa ni Samariya irabatigisa baravuga ngo ariko hari umwana twirukanye iyo umuntu yasohoye mu gihe cye nawe arakenerwa
iyo umuntu yasohoye mu gihe cye baravuga bati uriya mwana tuzamugeraho dute uko twamwirukanye ko bizwi, uriya mwana tuzamenya tumushaka dute. Baravuga ngo ariko nta handi twakura ubutabazi, mureke dushake nde Yefuta. Ngo bamutumaho baramubwira ngo uzaze, twamenye ko ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabanye nawe, twamenye ko Imana iri kumwe nawe, tujye gukora igikorwa dusenga, twamenye ko Imana iri kumwe nawe, twamenye ko yaguhaye kunesha, none uzaze utabarane natwe. Yefuta arababwira ngo mwaranyirukanye, none muragira ngo nkore iki? Arababwira ngo nimwemera ko nterana namwe, nindamuka nsinze dusinane contract, nzaza mbabera umuyobozi. Baravuga ngo twaba tugize amahirwe, ibuye ryanzwe rigiye kuba irikomeza imfuruka, ibuye ryatawe rigiye guhinduka iry'agaciro. Iyo umuntu yasohoye mu gihe cye ahinduka iki? Kandi reka mabwire barokore, Imana ntitwemerera kwihorera, nta nubwo Imana itwemerera kwirata, ariko itwemerera kurata ibyo yakoze. Vuze neza ra? Ntabwo itwemerera kwirata no kwihorera, ariko itwemerera kurata ibyo yakoze. Narababwiye ngo ubwo usohoye mu gihe cyawe reka bagusure, wibyanga niba kubwira ngo tuzagusura wibyanga, reka baze. Narababwiye ngo reka baze maze bihane, bamanuka i Nyagasambu bihana, bagera i Kabuga bihana, nibinjira mu nzu yawe. Narababwiye ngo ubakire neza, niba bitameze neza na situasiyo itameze neza, kura kuri twa tundi two ku mweko inyuma, ugenda ugura akanyama keza nka za nyama Sara yakarangiye abamarayika ngo yari inyama ifonyoka, ugakarange neza, ubaha akanya. Kandi apana kwarura ebyiri ijana ukazisiga mu isafuriya, zose zishyira mu gisorori, kuko ari umunsi bigeze kuvuga ko nta kintu cyiza kizava i Nazareti. Hari igihe erega reka mabwire, turi kumwe n'abantu batuvugiye mu butayu bagira ngo ntitwabimenye. Reka koroga icyayi ajya gikoroga mu itasi, niyobura amaso akareba televiziyo yongereye ubuka umutwe, icyanditswe kimubwira ngo icyo Uwiteka yanditse yaracyanditse ntawakivuga. Hari ikintu cyiza kintangaza ku barokore, ngo njye sinabatumira ngo ntibaza batazandoga, ariko ibyo ubikurahe? Njyewe ngo ntabwo yakwicara mu modoka yanjye atazayoga. Reka mabwire ikintu Imana yaremeye umuntu kigira ibimenyetso 7, kamvuge 3. Rimwe ntawakica, ikintu Imana yaremye ikakiremera umuntu. 2 igihozaho ijisho. 3 iragisura ku manywa. Baroga reka mubwire, ubu byaranoroshye, haje ama WhatsApp, haje n'iki posting igitangaza imitima ihagarare. Uba mubwire gikubiteho imitima ihagarare, pressure izamuke, abarozi banuganuke, posting igitangaza. Ariko ibintu muri bandi biki, ntabwo Imana itwemerera kwirata, ariko itwemerera kurata ibyo yakoze. Posting igitangaza we, niba engagement, niba bakwengagement propose, posting igitangaza. Abiyahure, abarakare, abashukumwe. Kuko yavuzwe arahagije, hasoni kwewe ngo usangiye inzu ngo sukwirata, ibyo bikuye hari. Siraho posting abareba iryo vi, kubitaho iryo vi baribone, kubitaho zo murimo n'ibicari, kubitaho igitangaza. Imitima y'abadayimoni ishwanyagurike, imitima y'aborozi ishwanyagurike. Siraho
kagafoto kanjye n'umutware gusa ningashyiraho abantu bagira ngo iki, kubitaho imitwe isandare, kuko bavuze ko mutazubaka ariko Imana irakubakiye, bavuze ko bitazakunda. Ariko muri kunyumva abarokore, haleluya, abarokore, haleluya. Asoni kubitaho, shiraho. Abakoresha WhatsApp, abakoresha Instagram, abakoresha Snap, abakoresha Facebook, abakoresha kubitaho. N'abarozi bakubitseho cya gihe, n'abadayimoni nabo. Ariko wowe niba uri gutinya kuzamura itangazo ryaremwe na Yesu, ko abadayimoni bo bayatuzamuriye. Nugera ku kibuga cy'indege, kubitaho. Hari abantu batuye mu ubwoba bwarabajengereje batazamenya. Niba ugeze China, niba ikugejeje Canada, niba ukugejeje Amerika, kubitaho. Kuko hari igihe bageze kuyazamura baravuga ngo nta cyiza kizava iwawe, baravuga. Mwumve rero, turashoje. Mwuka arambwira ngo tugiye kwinjira muri time, kandi iyo umuntu yageze mu gihe ntawe umenya icyo akoze cyose kimubera umugisha, ahageze hose hamubera umugisha, abahuye nabo bose bamubera umugisha, ibyo akoze byose biba umugisha, aha kandi agiye agira igikundiro, icyo avuze byose rirumvikana. Birashoboka ko mu kwa gatatu ariho ugiye kwinjirira, birashoboka ko mu kwa kane ariho ugiye kwinjirira, ariko njye nabonye igitangaza. Abantu tugiye kwinjira rero muri time, muhaguruke mbabwire. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nta ushobora kwiga. Muve tugiye gukorana iki kuri media, mufashe. Tugiye gukorana iki, uduhe aga countdown ku munota umwe gusa, uratubarira. Tugiye turava kuri 60 tumanuke tugere kuri 0 twinjira muri aya masegonda 50. Kamabwira iki, ndagira ngo nkubwire ngo ibyakera wizimya, rekeraho. Ibyakera mwe kubyitaho, ibyashize bye kubakereza. Dore igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka. Reka mabwire muri aya masegonda 60 tugiye gusezera ibyakera, amarira yakubabaje, ibikomere wagize, agahinda kagushavuje. Nitugera ku isegonda rya nyuma ahanditse ngo amen, ndasaba kugira ngo buri wese aze kuba flexible, uze gutambuka, utera intambwe, uvuge ngo nishiye mu gihe cya intebe nizikugote, ntagire ikigutangira. Aya masegonda 60 tugiye gusezera. Sezeye amarira yangose, sezeye ibyambabaje, sezeye ibyashavuje, sezeye ibyagize gute, yego, sezeye ibyafunye umutima. Turi kuri countdown, yego. Sezeye ibyamfunye, sezeye ibyaruhije ubuzima bwanyu, yego. Igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka. La sika tanda la sovelebo, tanda la sika tanda la bolefo, tokimaliza la tondeleza lefo. Igihe gikwiriye cyo gukora kwawe kirasohoye. Uyu mugoroba abantu bagiye kwinjira, nta hantu bavuganye nabo. 18, 17, na 6, na 5, na 4, na 3, na 2, na 1, 10, 9 tugiye kwinjira. Ndagira ngo nawe ugira ahantu winjirira. 2, 1, haleluya. Nawe inshira, gira ahantu winjirira, kuko iki ni igihe cyawe, gira ahantu winjirira. Dufatira inota muririmba Uwiteka. Gira ahantu winjirira. Indirimbo ndagira ngo twese dufatanye.
abafite urumuri, abafite telefone, tuzamure urumuri rusobanura kubonekerwa n'umucyo. Ijambo rivuga ngo dore umucyo w'Uwiteka urakurasiye. Abaririmbyi mudufashe ngo bazamure, turirimbe neza twese, tuzamure urumuri. Bisobanura ngo turijimye, bisobanura ngo umucyo w'Uwiteka. Muririmbire Uwiteka, umucyo w'Uwiteka, umucyo w'Uwiteka urakurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka bwibutsa imbabazi ze, bwibutsa umurava we. Umucyo abo kumera z'isi bose, abona gakiza kacu ati koko u Rwanda. Banyarwanda, Banyarwanda twese, Banyarwanda, Banyarwanda twese, kutumara gahinda hadukuye biza. Yes, yes, yes. Maze tumusange ibutse imbabazi ze, ibutse umurava we. N'amajwi yacu, n'amajwi yibutse, yibutse imbabazi ze, yibutse umurava. Urakoze Yesu. Yes. Yibutse kandi n'amajwi yacu. Winjiye mu gihe cyawe, winjiye mu bihe byiza Imana yaguteguriye. Kandi dusoze tuvuga ngo muririmbire Uwiteka n'amajwi yacu. Imana ikwinjije mu bihe byiza. Igihe cy'amarira kirarangiye, igihe cyo kwibazwaho kirarangiye, igihe cyo cunaguzwa kirarangiye. Ikiganza cye cyiza kiri kumwe nawe. Imana ibaha umugisha mwinshi. Urakoze Yesu. Thank you Jesus. Yibutse imbabazi ze. Thank you Jesus. Uri Imana ihanagura amarira. Reka twese dukomere Imana amashyi, twese dukomere Imana amashyi kubw'uyu muhango wera. Dukomere Imana amashyi kubw'iki gikorwa. Dukomere Imana amashyi kubw'uyu muhango. Imana ibarebe neza, Imana ibahe umugisha. Buri wese yinjirire mu gihe cye, kuko igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibarebe neza, ibahe umugisha.